uraho neza uri kuvuga nk'umuntu uzi gutera story shaho mbabara mbwira ko uyifite umva nguteza amatwi mama it's okay yego si ngombwa rwose ndi mama rero ariko mfite umwana w'umuhungu nkundiye mfite abana bane yego natandukanye na papa wabo ndi divorce yego noneho tumaze gutandukana umwana baturananye afite imyaka 26 icyo gihe ariko apana buretse gato ufite umwana w'umuhungu ugukunda azin hari umuhungu ugutereta ntabwo ari umwana wawe w'umuhungu ugukunda ntabwo ari umwana wanjye umva buretse gato nicare neza nuko urumva ndi divorce yego noneho karitsiye nimutiyemo nshaka guhunga umugabo hafi yanjye kuko twatubaturanye nubwo twari tumaze kugeza ntabwo yagiye kure yanjye yego noneho aho nimukiye rero nyana n'umusore ariko ari mutoya yego umusore arankunda ngibanza kubona ko ari bya bindi by'ubwana bya bindi bisanzwe kumbi we arankunda biri umwana yaragukunze boko arasara kandi mu by'ukuri nso ubonye ntabwo ndi umuntu wo gukundwa ndiki manye hashize nk'umwaka mbona kuko ari seri ndangarika nkubwiye kuri rero nubwo nkunda ntabwo nabona nawe none se yaraje buretse yaraje arakubwira ati ngenda gukunda yatangiye aza mu rugo akadusura bisanzwe yaba umumotari icyo gihe byonyine nkanamuca amazi ko ari umumotari yego ko nkabona ari aho nyine agenda mu rugo ibintu bisanzwe ariko wabigira ibintu biri seriye arankunda mbanza nta muntu cyangwa gukundwa yego yakukadeka bajya banyibwira neza wenda naruhuka na stress yo mu mutwe wikumburekeye yasi hari umuntu yanga ndakumva nuko ubwo rero ati tugomba kubana ntabwo twabana tutabana ibyo mfite byose birashireho kubera wowe nta n'ubuzima naba nsigaranye kandi ntabwo twabona kibasi reka ngende ngurisha inzu yanjye ngurisha ikibanza cyanjye niba uri gutinya ko ntuye hafi yo kwa papa tujye kure aho ushaka hose turajyayo ariko bambi ni n'umwana ati ngurisha ibintu byose nyine njye numvaga ari umwana urumva yarakinyaka 26 kandi yari afite 31 yego ariko nta nubwo wamurushaga myinshi Shanto yari umwana noneho banza wumva ko ari divorce yego abana bane we yarakira uwo musore byose bishinzwe iki twikomereze nuko ubwo rero ndamuhakanira neza ndamuhakanira maze kumuhakanira ikintu cyabayeho hari undi mutipe ahita anterinda ariko se ko bagutipe bagukunda ntabwo nzi ibyo bakuruza ngo ni amabuno se shahu wamuri Kiss FM with Antoinette, 1 p.m. to 4 p.m. Kiss. nuko amaze kunterinda mpita rero byararangiye dore ndanatitambye ati nta kibazo basi ndemera ko ndari yanjye n'umwana nzamurera ariko ngo reka ngutunge kuko mwana yarera gukunze pe ntabwo twabana arangiza ati ntubona ko ntamukiye unyanze uyu akaba guteye inda ngaho genda umusange ariko nkurahije Imana ko mbikuye ku mutima ntabwo muzabana Jesus nzomubwira ko ariko byagenze oya okay uwo nguwo waguteye inda se mwarabanye twarabaye nawe yari umusore muto ariko we ubona nyine utamusuzuguye nk'uwundi oya uwo ntabwo yari umusore muto yari akuze we yari mukuru nawe yari n'umudivorce nawe ariko ubwo amaze kuntera inda turabana wumva uri safe kuri we kurusha uwo mwana muto yego ibyo byari bitwaye yego twamaranye umwaka umwe turatandukanye arambwira ati nari narabikubwiye ko utambabaza kugira amahoro yego ko nose yaragitereta basi niba unagiye ngaho basi reka mbikwemerera ugende ariko basi ujye umvugisha ujye umba hafi kuko udahari ntabwo nabaho yaragukundaga niba narazihoshe se nagombaga kugenda noneho nkubaka ibyo njya kumva ngo hari umuntu ku ruhande mfite ukabivamo ntawe se ntabwo nigeze nzikora sinamuhamagaye sinamwitayeho aragenda ashyuha umutwe yenda no gusara ariko njye sinabyitaho aho ntandukaniye n'umugabo yarabimenye araguhamagara arambwira ati amakuru narayamenye nubwo unyihisha nubwo ubiceceka njye amakuru yawe ntabwo ntaramenya amakuru yawe ati noneho arambwira ngo kwisi
abagore bose bo ku isi, abazungu, abirabura, abarabu, ngo nta n'umwe umeze nkanjye. Ni njye mugore mwiza mwese. Ndakuruta. Uranduta, ndabyemera ko urumva udafite seve wowe abana bose bagukunda nuko. Ubu rero yarasaze. Kandi nahisemo noneho narabyemeye. Ndamukunda ariko ntabwo ibyo kubana byo ntabirimo. Murakundana nyine ndabyumva. Turakundana. Oya se none se umwana watangiye umbwira ubu nyine wawe utakayemo nawe cyane kuri ko nabonye hari ukuntu umuntu yihangana akaguma akizirika agiye kwa hugu umuntu nanjye ni nkamukunda n'imyaka ibaze ko ubwo hashize imyaka ine akigutegereje akintegereje akaguma nkomeje kumwanga Imana ntiyazampana amvaye bizanamo Imana reka tureke kubivangamo Imana ibyo bintu sibyo umva ndagukunze mu buzima none se mbwira bimera gute gukundana n'umwana mutoya biraryoha reka aguha umwanya wose akwitaho ndetse ntabwo atumuhumeka ngo wihebe igihe cyose aba ahari nk'uwo nguwo ntegereje igihe kingana gutyo kuba mpari Mana yanjye kuri njye ndi nk'inyenyeri arambwira ati ibyo ngezeho byose nuko wemeye kunkunda ugafite imodoka ye yavuye kuri moto asigaye afite imodoka ye yego wow ariko arambwira ati ibi byose nuko wambaye hafi nawe ndi kera ntabwo uzicuza nta n'ikintu uzabura mbese abagufata nk'umuntu urenze mu buzima bwe Mana yanjye ntabwo ubizi Kiss FM with Antoinette 1 p.m. to 4 p.m. Kiss agaciramo ntabwo kabaho wow nawe yarambwira ati nabanje kugira ngo wenda nirare ariko ntabwo ari irari iyo hagize akantu gato dufarambwira ati mbabarira umbabarire kuba ko nagukunda agasaba imbabazi agahendahenda ndetse kuri we ngenda hagije big story shy ariko ndishimye ko wabonye umuntu ugukunda nkawe nta kindi kintu cyo ku ruhande ntacyo pe ntacyo ntuba wumva ufite umutekano nanjye ntabwo nzi icyatumye nkunda nyine yagukundiye wowe yankundiye njyewe nta kindi kintu yitwaje nta kindi arebye nta n'icyo ashaka kumenya none se umwana wawe mukuru angana ate Anto umwana w'imyaka 22 haye nkabakina umupira ndapfuye none wakubwira yuko ari kumbwira ngo ntuhamwigisha imodoka kuko afite n'akandi kamodoka kigisha neza imodoka nk'ajya auto ariko ndumva ari na businessman ariko rero nubwo ari umwita mutoya ndumva akuze mu mutwe arakuze none se ngo barumva hatigara afite 26 ugafite 30 arakuze hanyuma se umwana wawe nk'uwo mukuru uwo benda kungana uwo mwana wawe w'imfura yabona nyine ufite umu boyfriend benda kungana abifata gute ko abahungu n'umuhungu n'umukobwa n'umukobwa okay abahungu nibo bafuha cyane abifata ate rero mama wawe ubuze uko abayeho yego ubuze uko yitwara ntabwo ndi umama witwara nabi kuba ntitwara nabi rero akabona hari umuntu w'inshuti yanjye ntabwo nta kintu mutera wow ahubwo arambwira ati nsema noneho uba wumva se noneho wakunda umuntu ntabwo mbizi mba numva kandi koko by'ukuri nubwo mbivuga ahanini mba numva ari nko kubikora kugira ngo akomeze kuba we ariko umutima wanjye wo warakomeretse birumvikana bizagufata igihe gukira urumva n'ubu ntekereza ko nubwo uri kumukunda ariko ubohora witeguye igihe cyose ko ashobora kugenda ntabwo umutima wanjye njye ntabwo mbyegereza umutima kuko mbyegereza umutima noneho nasara gusa uranduta ariko isomo nize mu buzima muri iyi myaka mike maze ku isi nuko wari ukwiye kubaho mu gihe uriho muri ubwo buzima muri ako kanya in the moment ukaryoherwa n'ubwo buzima ku buryo utazicuza uvuga ngo kubera iki ntigeze mbaho fully uko narigomba kubaho muri kiriya gihe niba uri gukundwa muri aka kanya wumva biguhaye amahoro yo mu mutima nawe fungura umutima wawe ukundwe koko kandi ukundi uri kwiyima kandi ufite umuntu witeguye kugukunda ntabwo imbere ngo bijye mu mutima ntabwo byakunda nibyo healing isaba igihe nta buto kanda ngo bite bishira ndakumva ntacyo adakora pe nta kintu atankorera ambaye hafi ke ariko nyine numva mukunda ukundi mo kubikubwira ariko hahandi ntabwo byageze
ariko no kutajyayo kuri njye numva nta kintu nkwaye ngiye akagira akantu gato gatuma yagiyeyo bikinjira akakora akantu gato gatuma nongera kubabara. Ntabwo wakongera gukubikira ntabwo nabasha kwiyakira. Ndakumva pe, umva urakoze kandi ndakwishimiye pe, ryoherwa n'urukundo. Akazi nawe akaziteza. Ubu ibintu byo kurakara ngo umuntu ntabwo yibutsa anniversaire yawe ngo ibiki byararangiye. Byararangiye. Mfata nyine uko ari mbona ari umupapa ukuze, none yagize n'amahirwe urumva yabonye gufaranga arabyibuha indiraza basa neza. Yaje kumfata tukagenda mu kamodoka mbona ari ibyo. Sibyo umva ndakwishimiye pe kandi urakoze cyane kunyizera ukansangiza inkuru yawe. Kiss FM with